Alright, reka nongere ngo ikaze kuri Stone TV show. Aka ni Agasobanuye time. Uyu munsi reka twirebere filime yacu. We kisabwa amaso kurekara ubundi unize amatwi yawe urasobanukirwa buri kimwe. Uyu munsi ngiye kubasobanurira filime y'Abanya-Argentine yitwa The Heist of Century. Icara ugubwe neza ndabizi neza uraza kuyikunda. Fernando Alaho yiberaho ubuzima busanzwe nk'umuhanzi ndetse n'umwarimu wa karate. Gusa ntagabanyuzwe abagishaka undi muhamagaro. Ijoro rimwe tashye yarahagaze ngo nk'agatabi, imvura irimo kugwa. Asoje yakajugunye mu mazi akamanukira mu kobo kari kegeranye na banki ya Rio. Ako kanya n'amatsiko menshi yahise amanuka hafi yako, igitekerezo cy'ubusasi gihita kimuzamo. Umunsi ukurikiyeho yagiye gusura inshuti ye y'umwenjeniyeri witwa Sebastian, amubwira igitekerezo yagize cyo kwiba bank. Iki gihe yasanze inshuti ye nayo ifite ibibazo by'amafaranga, gusa atangira kumubwira ko ibyo bintu bishobora gusaba imodoka, ibikoresho ndetse n'amafaranga menshi. Fernando atangira gushaka uzabatera inkunga. Ako kanya yahita ajya kureba inshuti ye yitwa The Borza. Gusa bitunguranye nawe asanga nta mafaranga afite, ariko amurangira indi nshuti ye y'igisambo yitwa Mario. Umunsi ukurikiyeho Fernando yahuriye na Mario muri cafe, amubwira igitekerezo afite. Muri iki kiganiro bagiranye, Fernando yagerageje kumvisha Mario ko niba bikora bigakunda atazongera kwiba ukundi, ndetse ahita batwara aho ubujura buzakorerwa. Batangira gupima wa mwobo uri hanze ya bank. Nyuma yo kugenzura neza, Fernando yahise ababwira ko haburaho metero 18 ngo bibere abamiliyoneri. Umunsi ukurikiraho Fernando, Mario na The Borza barimo baraganira ibindi biganiro by'ukuntu baziba bank. Muri iki kiganiro bavuga uburyo bazacukura umwobo uzaturuka muri banki. Gusa bakaba bafite impungenge z'ukuntu muri banki haba harimo utwuma dukurura ubushyuhe buba mu mubiri w'umuntu. Fernando ahita ababwira ko utwuma dukurura ubushyuhe buri mu mubiri w'umuntu tudakurura ubushyuhe bw'umuntu winjiye. Ahita ababwira ko umuntu yakwambara ikote ririmo ipamba bikamurinda gukururwa n'utu twuma. Ikibazo cyaba gisigaye ni uburyo bwo kuzafungura ahabikwa amafaranga. Umunsi ukurikiye bagiye kuri banki kwiga ku bindi bizabafasha mu gukora ubujura bwabo. Batangira gufata amafoto ndetse batangira no kwigira nk'abantu baje gufungura konti ya banki. Gusa mu buryo butunguranye Fernando yaje gufatwa n'abashinzwe umutekano. Muri ako kanya baza kumanukana muri basement. Gusa mu buryo butunguranye nanone ibi nabyari yarabipanze kuko byatumye abona neza ahantu habikwa amafaranga. Nyuma yo gufatwa, Fernando abashinzwe umutekano baje kureba mu bintu bye byose, gusa baza kuburikiza ibiti. Mu buryo butunguranye memory card yari amaze kuyikuramo kare. Nyuma Fernando na Sebastian batangiye gushushanya ya banke bifashishije amafoto bafotoye. Noneho Fernando acura umugambi uko bazinjira muri banke baciye mu kazu gato kaba kegeranye na ya banke. Ako kanya batangira gupima uburebure buri hagati ya banke na wa mwobo bifashishije ipine y'igare. Batangira kubara inshuro ipine y'igare ishobora kwikaraga kugira ngo igere neza kuri ya bank. Fernando atangira gukoresha ubumenyi abafite mu mibare kugira ngo amenye neza ahantu bazacukura, ndetse biza kugaragara ko amafaranga baba bagiye kwiba ari amafaranga yishingiwe. Uretse banke, igihe bazaba bamaze kuyiba nta wundi muturage uzabihomberamo. Nyuma muri iryo joro Fernando na bagenzi be bagiye kuri kakobo batangira gucukura. Umunsi wakurikiyeho bahaye akazi undi mutipe witwa Alberto uba ugomba kuzita ku bijyanye n'imodoka izabacikisha igihe bazaba bamaze kwiba banki. Gusa n'ubundi Fernando na bagenzi be baba bagomba kwiga ku buryo bazamena ingufuri 400 ziba zifunga ahantu hari ibintu by'agaciro muri banki. Babaze neza basanga buri ngufuri yabatwara isaha n'iminota 40. Fernando yahise ababwira ko agomba kujya kwiga ku bijyanye n'iyo ngufuri muri indi shami rya ya banki riri ahandi. Umunsi ukurikiye Mario yagiye muri indi shami rya ya banki asa nk'ugiye kubitsa. Mu gihe bari muri kumufungurira yitegereza neza ibya yangufuri. Umunsi ukurikira babajura b'imodoka izabafasha kwiba banki, ubundi bagategereza Alberto hanze yiwe. Muri ako kanya abapolisi bahita bahagera, bombi bakagira ubwoba ko bagiye gufatwa. Gusa bitunguranye Alberto n'umugore bahita bahagera bakababwira ko abo ngabo ari inshuti zabo. Umunsi umwe babajura mu gihe bari bakomeje bacukura baje guhura n'impanuka, icyuma bakoreshaga bacukura kiravunika. Ibi byarakaje Mario wari umaze gushara amafaranga menshi. Muri iryo joro Fernando wari wagiye gusura sheri we bicaye barimo barareba inyenyeri baganira uburyo zigaragara nk'iziri kure ariko bitwara igihe kirekire kugira ngo zigere ku isi. Ibi byamuhaye igitekerezo kidasanzwe maze yatajya kureba Mario. Fernando yabwiye Mario ko iyo banki zidarimo zirakora aribwo ziba zifite uburinzi budasanzwe. Amubwira ko gusa banki idafite ubushobozi bwo guhagarika ubujura bubiri burimo burabera icyarimwe. Iki gihe Fernando yari afite igitekerezo cy'uko bazatera banki, abajura bamwe bagaca mu muryango
banki irimo gukora ndetse n'abakozi bayo bahari. Ibi akaba ari byo byaborohereza kugera ku mafaranga, dore ko yaba atarinzwe kimwe n'igihe bajyayo igihe banki zaba zirimo kudakora, ndetse abarinzi bose biteguye ko haza abajura, cyane cyane abajura baba baciye mu myobo. Fernando abatekereza ko baramutse babikoze gutya, abajura bamwe bagaca ku muryango, abapolisi bazabona ko ari abajura ba fake bashaka kwiba udufaranga duke, ndetse bikanagaragariza abantu ko igihe baraza gusohoka baraza guca ku muryango. Mario iki gitekerezo yaragikunze cyane. Amashusho ahita akomeza batwereka ku munsi w'ubujura, buri wese asiga sipaguru ku ntoki kugira ngo bahishe fingerprint zabo. Sebastian bamusiga hafi ya wa mwobo, ubundi Fernando na bagenzi be bakinjira muri banki bijijishije mbere yuko bambara maske zabo. Nyuma y'umwanya muto Mario na Diboza bahita berekeza hasi ku nyubako kuri etage ya mbere, mu gihe Fernando na Roberto bita kuri floor yo hasi. Ako kanya bose hamwe bahita bakurayo imbunda. Ako kanya ushinzwe umutekano aba arimo kubirebera mu cyumba kuri kamera, agahita ahamagara polisi. Bigaragara ko umwe muri aba bajura barimo kubyumviriza ku cyombo. Muri ako kanya polisi iteze aho ngaho ije gutabara, gusa Albert agahita afunga umuryango agafata umusivile avuga ko ari bumwice. Polisi niramukimenye abajura bakirimo imbere. Alberto ahita asubira muri banki akamenyesha abagenzi be b'abajura ko igice cya mbere cy'ubujura kiba kirangiye. Ahita n'akategeka abakozi ba banki gupakira ibikapu bakabyuzuzamo amafaranga. Ku rundi ruhande wa musekirite uri mu cyumba cya kamera ni nako bawe bamusohora, bamwaka imbunda ye, bakuramo magazine ndetse bamwambura na telefone ye. Uyu musekirite nubwo yasohotse atabishaka, gusa abajura bahise bakuraho kamera zose. Muri ako kanya kandi Fernando ajya mu kindi cyumba ari nako akuraho akabati kari gahari. Ubwo ku rundi ruhande Sebastian ahita amena urukuta agahita yinjira neza muri banki aciye muri wa mwobo. Ari nako abandi bahita berekeza aho bari ibikoresho byabo, bagahita binjira muri banki ahabikwa amafaranga. Mu mashusho twibutse byabanze, Sebastian aba yarubatse icyuma gishobora kumena za ngufuri mu masegonda 7 yonyine. Mashusho akurikira Mario atangira kujyana abashimuswe muri etage ya mbere. Ari nako Fernando na bagenzi be batangira gufata ibyafashwe babijyana babicishije muri wa mwobo. Aha hari nyuma y'ikiganiro kirekire bari bagiranye na polisi babasezeranye ko bagiye kumanika amaboko. Gusa muri aka kanya bahise bakuraho telefone yabo, binatera abapolisi gutangira gushidikanya niba kuko aba bajura bashobora kumanika amaboko. Muri ako kanya wa mupolisi yabonye kakobo kamanukiramo amazi, ahita akeka ko babajura ariho baba bagiye kumanukira cyangwa se baba barakoze inzira yo kunyuramo. Nyuma y'uko abajura bamaze gupanga byose, Fernando yafashe za ntwaro zose azishyira hahandi babika amafaranga. Muri ako kanya bahita batwereka ko za ntwaro zose zari ibikinisho by'abana, kubera ko Fernando nta muntu n'umwe bashaka kubabaza. Ariko Mario asiga imfungwa zose ahita asaga Fernando mu bwato. Ari nako abashimuswe bafata telefone zabo bagatangira guhamagara imiryango yabo ibiri hanze. Muri ako kanya kapiteni ahita yohereza abasirikare muri kakobo aho amazi atembera aca, aho yareketse ko abajura bashobora kunyura, ari nagashyira abandi basirikare imbere y'umuryango wa banki. Fernando na Mario byihuse bahise batangira gusimanganya ibimenyetso bya wa mwobo, bahita basanga abagenzi babo mu bwato. Andi mashusho y'ibyabaye batwereka ko Fernando aba yaratekereza ko kakobo kamanukamo amazi bashobora kuzakabona, maze akakubaka neza amazi akazajya azamuka kugira ngo azajijishe abapolisi. Dusubiye inyuma, kapiteni none hagera muri cya cyumba akabona kakobo banyuzemo binjira. Nyuma abajura bose babasha gucika bakoresheje ya modoka ndetse bakanangiza ibimenyetso byose. Nyuma y'amezi menshi babajura bose baba barimo kwishimira ubuzima buryoshye, gusa umunsi umwe umugore wa Roberto aza kumufata arimo kumuca inyuma, agahita ajya kumurega kuri polisi akavuga ko ari umwe muri babajura bibye banki. Kubera iyi mpamvu aba bajura bose batawe muri yombi umwe kuri umwe. Film komeza batwereka nyuma y'amezi 7 ubwo Alberto yafungurwaga aje gutwarwa na Mario ari muri modoka nziza cyane. Bigaragara ko Alberto ibi nabyo bari yabipanze ko gufatwa bishobora kubaho, akaba ariyo mpamvu ku bushake yavuze ko bakoresha imbunda z'ibikinisho kuko nta muntu n'umwe baba bashaka kubabaza. Ibi byatumye bahabwa igihano gito. Gusa n'ubundi Fernando na bagenzi be basigarana udufaranga duke kuba baba bari bibye, kuko banki ntabwo ibizi neza amafaranga abitse muri turiya twumba abakiriya babikamo. Amafaranga yose ababajura baba baribye abangana na miliyoni 25 z'amadolari ndetse n'imikufi. Gusa polisi ibasha kugaruza miliyoni 1 y'amadolari ndetse n'imikufi, kandi banki kuko ibitazi bibitse neza muri turiya twumba twose
ibi bituma badashyirwaho ikirego kinini ari nabyo bituma bahabwa igihano gito. Guys, agasobanuye kacu k'uyu munsi niko kagenze, niko gafilimi kacu kari kameze. Reka ngushimire cyane wowe ukomeje kudukurikira, ni ibiganiro ukurikira kuri Stone TV Show. Uri kumwe nanjye Emi-Al, niba utarakora subscribe kandi handitse subscribe y'ubana natwe mu biganiro byacu bya buri munsi. Ushobora kunkurikira kandi ku mbuga nkoranyambaga zose, nitwa Emi-Al. Komeza ugire ibihe byiza, uryoherwa n'ibiganiro bya Stone TV Show. Salam, shalom.